Bakristo bavandimwe inshuti za Radio Maria Rwanda, tugeze kuwa gatandatu w'icyumweru cya karindwi gisanzwe umwaka B. Isomo rya mbere turarisanga mu ibaruwa ya Mutagatifu Yakobo intumwa, umutwe wa 5 umurongo wa 13 kugera kwa 20. Zaburi ni 141. Ivanjili ni ya Yesu Kristu uko yanditswe na Mariko, umutwe wa 10 umurongo wa 13 kugera kwa 16. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Mariko. Muri icyo gihe Yesu bamuzanira abana bato ngo abakoreho, maze abigishwa barabakabukira. Yesu abibonye ararakara, maze arababwira ati nimureke abana bansange, mwibabuza kuko ingoma y'Imana ari y'abameze nkabo. Ndababwira ukuri, umuntu wese utazakira ingoma y'Imana nk'umwana ntazayinjiramo bibaho. Nuko arabahobera abasabira umugisha abashyizeho ibiganza. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Yesu, Yesu, ubishatse wankiza, ubishatse wankiza. Bakristo bavandimwe, amasomo y'uyu munsi, ryaba isomo rya mbere ndetse n'ivanjiri, turabonamo uburwayi butandukanye tugiye twifitemo. Hari uburwayi bw'umubiri ndetse n'uburwayi bwa roho. Uburwayi bw'umubiri ni bwa bundi budufata umubiri ugacika intege, rimwe na rimwe tukarambarara. Haba hakeneye rero isengesho, haba hakeneye ubuvuzi bwimbitse kugira ngo umuntu abashe kujya hahandi aryamye, maze abyuke, maze yongere abe muzima. Yakobo yatangiye atubwira ati mbese muri mwe hari ubabaye nasenge, hari uwishimye se naririmba ibisingizo. Mwaba se mwifitemo umurwayi, nahamagaze abakuru ba Kiliziya bamuvugiraho amasengesho, maze bamusiga amavuta mu izina rya Nyagasani. Ngira ngo Yakobo rongera gushimangira agaciro k'isakramento ryo gusiga kw'abarwayi, isakramento ridutagatifuza rikadusubiza ubuzima ndetse n'ibyishimo. Ariko kandi usibye n'ubwo burwayi hari n'ibyaha dukora. Isengesho rijyanye n'ukwemera rizakiza uwo murwayi, Nyagasani azamuzahura, kandi niba yarakoze ibyaha abibabarirwe. Haleluya. Nimwiregerere ibyaha byanyu bamwe ku bandi, kandi musabirane kugira ngo mukizwe. Ahangaha rero iri sakramento dukizwa ku mubiri ndetse tukakizwa no kuri roho. Niyo mpamvu rero Yesu bishatse wankiza, nawe Yesu abishatse yagukiza. Ariko reka ngaruke ku kantu kamwe. Abenshi ahangaha turangwa n'icyo bita ikinyoma. Hari igihe twanga kujya gusaba imbabazi z'ibyaha twakoze, rimwe na rimwe twanajyaho tukabeshya, njye ndi intungane, njyewe ndi umuntu mwiza, apana cya kanaka. Ukuri rero kuzaduha kwigenga. Hari umuntu watubwiye umugani w'intoki 5 ku kiganza, ngo umunsi umwe ngo gahera karashonje. Gashonje rero karavuga ati nta kundi ngomba kujya kwiba. Akagakurikiye kano bambikamo impeta, karavuga ati tukajyana. Musumba zose iravuga ngo byari byo, ariko se nibadufata, bashobora kudufata. Mukubita rukoko iravuga ati hoya ni muhumure, mureke tugende, nta udufata, muhumure rwose. Igikumwe rero cyari aho ngaho kirangiza kiravuga ati hehe nzabivuga. No ku izindi ntoki rero zirarakara, ziravuga ati uyu muvuna muheta ko dushonje, kandi rukaba ruvuze ko ruzatuvamo, ubwo dukora iki? Nuko barangije bagishyira ku ruhande. Niyo mpamvu mubona intoki 5 zimwe zireba hamwe, ikindi cyo gikumwe cyo kireba hirya. Ariko kandi ngo abantu bashaka ibintu biciye mu buryo by'ukuri, bakajya baza gushakisha igikumwe kugira ngo bagitere kuri za nyandiko bakoze, kugira ngo kizahamye ukuri. Bavandimwe nawe rero hari igihe abantu bazagushyira ku ruhande, bakagutoteza, bakagusebya, mbese bakaguciraho iteka, yewe bakaguca no mu muryango wawe, bakakugira ruvumwa kubera ko wabashije kuvugisha ukuri mu buzima bwawe. Nta kibazo, uziturize, ariko abantu bazamenya ko waciwe kubera ukuri bazajya baza bagutangeho umugabo ati kanaka niwe wo guhamya iby'ukuri, niwe twizeye. Kugira ngo na Yesu Kristo umwana w'Imana utarigeze icyaha, waje kwisanisha natwe izibye icyaha,
rwose baramuhohoteye, baramubabaza, baramwica, ariko ku munsi wa gatatu yaratsinze. Ukuri kuzaduha kwigenga kandi ukuri kuzatsinda. Niyo mpamvu rero waba uri umurwayi, waba uri umunyabyaha, muvandimwe, ngwino wegere Yezu Kristo abashe kugukiza, abashe kukugirira neza. Niba muri mwe hari uwahawe maze akitarura ukuri, uwahabye maze akitarura ukuri, hanyuma bakamugarura, mumenye ko ugaruye umunyabyaha akamukura mu nzira yari yarayobyemo, aba akijije ubuzima bw'umunyabyaha kandi agatsemba ibyaha bitabarika. Uku kuri niko tugomba guharanira. Uko kuri nako twumvise mu ivanjiri kugomba kuranga, mbese kuranga abana batoya. Umubyeyi hari igihe aba arimo ideni, abantu baza mwiriwe, byarangiza akabwira umwana, tugende umubwire rwose ko ndari wa mwana we, dore uzanguraho, dore baje kundeba kandi baramerera nabi. Umwana akagenda akabwira wa muntu ati, wari uje kureba papa? Ati, nyine ari mu nzu, tari karambwiye ngo nkubwire ko adahari. Rwose niko ambwiye kandi yari mu nzu araryamye. Umwana yagera mu nzu, Isi akamudiha, akamugirira nabi, ariko nta kundi ukuri kuzaduha kwigenga. Uwo mwana babaye nka kiriya gikumwe bashyize ku ruhande, ariko nta kundi. Niyo mpamvu rero Yezu bamuzanira abana bato ngo abakoreho, maze abigishwa barabakabukira. Yezu abibonye ararakara cyane, aravuga ati, nimureke abana bansange, mwibabuza kuko ingoma y'ijuru ari bameze nkabo. Nuko aba bana ni abanyakuri, aba bana ni abanyamugisha, aba bana nta rubanza bafitanye n'Imana, nta n'urubanza bafitanye na bagenzi babo. Kuko utazakira umwana ingoma y'Imana nk'uyu mwana ntazayinjiramo bibaho. Abana ni abantu beza n'abaziranenge. Reka ngira akantu nsozerezaho bavandimwe. Mujya mubona munsi na haje kirabiranya, ubu ngubu zaje no mu macunga no mu yindi myaka, kirabiranya rwose, igatuma ikintu kigaragara ko gihishije gisa neza ariko imbere nta kirimo. Ikibabaje rero kandi kinateye agahinda nuko iyo kirabiranya yamaze no kugera mu mitima yacu, inaho yabanje. Umuntu ukabona inyuma ni mwiza, ukabona araseka, ariko mu by'ukuri ni umugome, ni wa wundi ucura imigambi mibi, ni wa wundi uri kugushakira umwobo yagushyiramo, maze ubuzima bwawe bukabaho nabi. Reka dusabe Imana itwikirize, Imana itume tuba nk'abana batoya, twisanzura imbere yayo ndetse na bagenzi bacu, tuzirane n'icyitwa uburyarya n'ikinyoma, maze ukuri kuduhe kwigenga, tube nk'abana batoya, bityo tuzinjire mu ngoma y'ijuru. Uyu munsi Yezu rero aje kudukiza. Nk'uko mpora mbibabwira, tumugirire icyizere mu gitondo, saa sita, nimugoroba, uko umutima ukeye, buri munsi, buri saha. Yezu niwe uzatuvana mu burwayi, niwe uzatuvana mu kinyoma, maze ikiruta byose azatujyane mu bugingo bw'iteka. Yezu ngo nutuvure kirabiranya, yinjiye mu mitima yacu, ikadutera inzangano, ikadutera amacakubiri, tubashe kugukorera kandi twizera ko ari wowe ushobora byose. Njyewe umurwayi, ubishatse wankiza, ubishatse wankiza. Yezu, Yezu, ubishatse wankiza, ubishatse wankiza. Mwari kumwe na Padiri Bertile Hategekimana, umusaserdoti wa Diyosezi ya Cyangugu ukorera ubutumwa.